Right, nonge mbasuze mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba nibagira bwaryo ndi kumwe n'umusore mwamenye ku izina rya Matene akaba akundi Matene mwaka mushya muhira umwaka mushya kuri twese bimeze biteze meze neza naribi ndakomeye cyane ku gatisi kawe ku gatisi kanje ku ka black kawe black na grey ku gashanete ka make aya ntago ari akamake nakankwiye tu ku saha ya make utavuga nabi saha sheri yanguriye isaha ntago ari ya make oya se kandi utamba mu wagize umukunzi byaje gucamo ari wazi ngo nzahora ndi Matene nyine ubundi tuganire Matene byaturutse kuki Matene byaturutse kuri filme nakinaga nakinnye filme ndi gutereta abakobwa muri seri yitwa Rusaro ica kuri Fine Media TV nateretaga abakobwa Baryamana nzindutse so ubwo rero mama wabo bakobwa rero yitwa Nyirankotsa arandeba aravuga ati izina rigukwiriye ni Matene kubera ukuntu ukina role yo gutereta abo bakobwa banje ariko amakuru ari behind ya camera yemiza ko no mu buzima busanzwe ukundi inkumi none se nkunda abasore ntabwo nakunda abasore nkunda inkumi n'ubundi yes Nyirankotsa nk'umuntu mwakoranye ubundi mu buzima busanzwe ni umumama ni umukobwa ni umufemere by'iki gihe ni umumama wubatse ufite umugabo umwe n'abana gukinana na Nyirankotsa bandimbati ba mama sava wumvaga bimeze bite sha nakoze numva ari ibitangaza abo bantu batanabaho gusa rero igihe twahuye tugakinana sha numvisha ari ibintu by'ibitangaza nyine numvaga nyine bitabaho mu ikarite nagendaga nabyimbye nyine nta wumvugisha wambwira nkakubwiye tuzukuru kuvuga n'icyamamare amakuru mfite nuko nyuma yaho projet ntabwo yakomeje yarahagaze ariko mpere ku kiro cy'urukundo wakitinzemo utereta inkumi zina kurwanira uraza kwa Nyirankotsa utereta inkumi muri Fine Media utereta inkumi byarangiye uronse byanyabyo cyangwa aracyari gusa nyine urumva haba hariho ubuzima bwa filime hari n'ubuzima bwo hanze dusangana mu buzima bwo hanze nyine urumva filime n'ubuzima bwo hanze biratandukanye muri filime nyine ubwo nakinye ntereta benshi ariko mu buzima busanzwe ntawe ndi gutereta tu ntawe ndi gutereta ndaho nyine nibereye aho tu nta mufiyanse ufite muri iyi minsi akareka Suzana ari ku Nyundo byo ndombi bagamo Suzana ari ku ishuri rya muzika ku Nyundo ndabasuhuza cyane buriya turabubaha cyane murabizi namwe kandi amakuru mfite nuko mwakoze divorce nabo bantu bari ku Nyundo ubundi divorce ikorwa n'umuntu mwashakanye mutarashakana nta divorce biriho kariyeri yawe mu ruganda rwa sinema wameze nk'udeviye gato ujya muri production utangira no kujya gukamera muri Kigali ba Nyirankotsa uyu munsi wa none nguherutse no guhaha igikoresho gishya Imana buri hari ukuntu igenda dukorera ibitangazo turashima cyane ni gahoro gahoro ni byinshi tuzabigeraho kimwe gihari Matene ni umusore ukundwa we na Hiberi mushyize ku isoko ariko udafite ukeneye umugore umeze uti umugore ufite amafaranga twagiye umugore ufite amafaranga nyine urumva ntago ntaba nkennye ngo nshake n'undi ukennye ese ubwo bukene bwa reka da uvuze amafaranga uvuze umubare nkangahe niba nyine amafaranga nonese nk'ubuze mbonye nk'ufite miliyoni 10 ubwo byakwangara nka miliyoni 10 yaba ari umukobwa yaba ari umugore w'umudivorce twikomereze ati umugore ufite amafaranga kubera ko benshi mufitira ryo gutunga amafaranga kandi ndashoboye kuyakorera ntabwo ari uko tudashoboye kuyakorera ariko se buriya reba imyaka mfite ushyireho kugira imyaka yo kuzashaka ayo mafaranga nyine urumva umuntu abashaje niyo handi usanga nyine ari akarera umwana wari umusaza
ugasanga nta buzima ariye tumuriye amafaranga, ariko nyine mbonye nk'umuntu uyazana nyine nkayabona hakiri kare, icyo gihe nyine nanjye naryoha nk'abandi. muri make warakoze biranga? oya ntabwo nakoze ngo byange, gusa nyine kugira ngo ngere ku ntego nshaka biracyari kure. ukumva ko ukene mfasha nyine nkazigeraho vuba. wese waba uri kumufasha? wowe wari kumufasha? ubwo nawe yaba akeneye umugabo. wowe waba uri kumufasha iki? akazi kose nyine. none se umugore akenera iki mu mugabo? nyine ubwo urumva icyo akeneye mu mugabo nanjye ndakimuha. cyakoze hari akantu nabonye Dumba ari kuvugana Gasuku ngo abantu bitwa abasitari bo mu Rwanda no kurirwa muri kurongora gusa nta mafaranga mwakoye mukatwara mukabana nyuma yo kabari ni mu buriri, kubera ko mudakora save. buriya se ko kudakora save yagiye muri konti zabo asanga zambaye ubusa kandi muhora mutabaza. oya buriya reka nze nkubwire, uzagende ubwo se tuvuge nk'uwe mu kirera sha n'umukire wa mbere mu Rwanda umubaje ngo ufite amafaranga yakubwira ko ntayafite nawe yarira. none se ngewe ufite wenda n'urugero wenda tuvuge ngo mfite miliyoni kandi nkeneye 10, ubu se mvuge ati ngo mfite amafaranga, uwo ushaka kumfasha ubwo azabamfashije gute? ubwo nyine urumva azahita byihorera. ariko kubera ko nkeneye za zindi 10 yenda kumvisha ukuntu ndi hasi nta kintu mfite. twitarukire tugaruke muri topic y'umunsi. utangiye gukina sinema ni akahe gace wakinye ukavuga uti wawo aka kantu gakinye neza? hari agace nakinnye nasinze, kandi mva nanjye ubwanjye ndakabona nk'agatubanza hari akantu nari nanyweye tu. ni mu kiriro cy'urukundo nari ndi gukina scene yo gusinda, twayikiniye muri Susa Garden. aha siniko nayizi. nari nasinze panache. nurumva hari ukuntu ukina ibintu nawe ubwawe ukabira ukagase ni njyewe cyangwa n'undi muntu wabikinaga. cyane da. hari akantu nashimye wakitinze neza, abakobwa bafata ururabo wamuzaniye ararukukubita. buriya kari akantu k'ururabo kari danje. uzi kuzanira umukobwa ururabo karugukubita sha. buriya kari akantu kari danje. ariko ugereranije muri sinema na komedi usanga uruganda rwa komedi rumaze kumira urwa sinema cyane, icyo nakwita film acting, biterwa n'iki? ni ukuvuga abanyarwanda barimo interested muri komedi cyane. ni ukuvuga bitewe na ya mihangayiko nyine twirirwamo, ibyo hanze byose twirukamo, usanga akeneye ibintu bimuruhura mu mutwe biri butuma aseka. noneho sinema ibintu bijyanye na movie usanga abenshi basigaye babikora nyine inyungu igatinda kuza kurenza uwa komedi. none ubwo yatinda kuza ubwo nawe agahita bivamo bigafailinga akigira muri komedi. kandi ntabwo ariko bose bashoboye komedi. hari umuntu ukina komedi ukabona wapi baramubwiye ati itahire. Kigali Boss Babies irimo n'abakinnyi ba filime bakaba n'abashoramari cyangwa se abashabitsi, ariko ubushabitsi bwabo ntibuvugwaho rumwe. uramutse wironkeye umwe muri biriya bizungerezi ubuzima ntibwabuhindutse? bwahinduka da. none se ziriya miliyoni se shaho. Kigali Boss Babies komere cyane. buriya hari abantu nyine wumva bitewe n'urwego bariho, umuntu kuba yahura nabo nyine byaba ari amahirwe tu. byaba ari amahirwe cyane. nubwo nyine abantu babasebya ngo iki n'iki ngo abagabo buraya iki, mwana muzakore tu. urasa ibona ari akuntu ninde waburongoye undi? amafaranga yabarongoye. ako kantu amafaranga yabarongoye. nyine urumva amafaranga ni menshi nyine, kandi amafaranga atsinda ubukene. ubwo amafaranga yabarongoye nyine ubwo si ubyumva. kuri gahunda se ntawivuga amabi, ubwo niwe wabimenya nyine biramutse bibaye. amakuru
ndi gukora yandi Matene vs Icyo Nicyo new episode dutegereze mu byumweru bingahe ewa ni vuba ahangaha mwitegure tugiye kubakorera show bambaye amaji ariko ntago ndi wa wundi atansi cyo ndi gukina hari akantu nabonye kwa Nuza Soroba ari gukunda Dave baroze nyamba uburozi arabusimbuka ubwo urumva nyine bari abatipe mani bararenze tu mani tujye twemera sibyo hari abantu baba barenze muri acting yabo hari abantu ubundi baza mu ruganda bazi icyo baje gukora namwe twitege comedy nziza cyangwa se ni bimwe byanyu byo kuza mukadukinisha tukababura reka ni mwitonde muraje murebe ikosora right nibutsa abantu ko tukuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima ni imbere ya stade ubworoherane uzamuka mu Kinigi turi kumwe na Teacher Shop acuruza imyenda muri Goiko muri gatanu yambika abakobwa turi kumwe na Bosco Design yambika abasore turi kumwe na Lipia Restaurant ariko ari wariramo uzi ibiryo byaho naririyemo rimwe oya nibyo kandi koko ntabwo ari rimwe hari umugabo Mr. Jean Gugu ewani yanguriyemo muhaye promotion mu gutaha uhanyure WhatsApp bro Nugambire twaduye muri uyu mwaka kandi uri umukinnyi mwiza murakoze cyane rwose ndabasha ndi kuri kamera ndasuza Natasha umukobwa watangiye kwirwanaho mu bushabitsi butandukanye akaba yarafunguye n'umuyoboro wa YouTube channel yitwa Natasha the Composer urumva nyine mu gihe mureba afite beautiful stories like stories z'ibyigisho ni inkuru nyine ziba harya bazita ngo ikira ziriya nkuru ziba zitagaragaza amasura za shadows zigaragaza nature y'ahantu ni inkuru ziba zikinwe za story ari kuvuga ni umukobwa uri so talented ni mu gihe murebe nuko tu kanifate nte kubivuga oya ntari tugana ku musozo kora subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda filme mwamukunzemo ugiye kugarukana mu kwezi kwa kabiri dushimiye abantu baba muri Amerika baduteye inkunga kugira ngo iyi filme ibashe kuba yakongera kugaruka nyuma y'igihe kinini hafi amezi 7 mutayibona yagarutse ubundi umuntu utarakora subscribe sinzi ibintu arimo uri guhomba ni no guhombana ahubwo sinzi ibintu urimo buriye Matene katukureke kandi twifurize gutera imbere ishya n'ihirwe muri byose murakoze cyane